Ibaze uri kugenda ku kazi cyangwa ku ishuri, uri kureba ubonye hari abasore bahagararanye n'abakobwa bafite izina ku kazi cyangwa ku ishuri, ba bakobwa abahungu bose bemera cyangwa bashaka. Nutekereza nk'abandi bantu bose uraza kwita abahungu bari cool cyangwa barenze. Ariko se iri jambo cool rivuze iki? Cyangwa se ni gute rituma umuhungu usanzwe ashobora kuba umuhungu umwe mu bahuza na ba bakobwa barenze? Ijambo cool ni uburyo busobanura cyangwa bushatse kuvuga umuhungu wubahwa n'abandi bahungu bose, kandi ukurura abakobwa benshi cyane. Uyu muhungu ntabwo akwiriye kuba asa neza cyane kugira ngo akore ibi ngibi cyangwa ari mwiza cyane. Ibintu ugiye kwiga bigiye guhindura burundu uburyo uhuza n'abakobwa cyangwa uvugisha abakobwa cyangwa ubakurura, ndetse bikaguhindura ubuzima nk'umugabo. Ariko mbere na mbere ugomba guhura na Claude. Babu ni umuhungu mwiza cyane, umwana mwiza, kandi akunda gukina imikino imwe ikinirwa kuri televiziyo, iyo bita video games. Ariko Claude hari ikintu arimo arahisha nk'umuhungu utabasha kumenya. Kugeza ubonye uburyo Claude yitwara imbere y'abakobwa. Iyo ari kumwe n'abahungu bagenzi be, Claude aba ari kuvuga cyane ndetse yisanzuye, kandi biragaragara ko ari we urenze mu nshuti ze zose. Ariko iyo haje umukobwa mwiza, imico ya Claude ihita ihinduka. Ahita arekera kuvuga yisanzuye cyane kwa kundi yavugaga cyane ari mu inshuti ze, agahita aba umusore ufite isoni. Ariko se ni ukubera iki? Ni ukubera iki Claude iyo ari kumwe n'inshuti ziwe aba afite confidence cyangwa yizeye? Yagera imbere y'abakobwa isoni zikamwica. Igisubizo kiroroshye cyane. Nubwo Claude agiye kuzuza hafi imyaka 30, ariko ntiyigeze amara umwanya ari kumwe n'abakobwa, ndetse ntiyigeze afata umwanya ngo avugishe abakobwa bagaragara nk'aho ari beza. Kuva Claude akunda kwikinira imikino yo kuri televiziyo cyangwa video games kurusha uko ashaka guhuza cyangwa kuvugisha abakobwa, ntiyigeze agira experience cyangwa ubumenyere mu kuvugana n'abakobwa. Ndetse ibi nta n'ikibazo kirimo, kuko abahungu benshi niko bagiye bafata umwanya wabo mu gihe bari ku ishuri. Nibyo bikoreraga nk'imikino n'ibindi bintu kurusha uko bavugishaga abakobwa. Ariko nanone ibi ngibi birakwica iyo ushatse gushaka cyangwa kuba umuntu ukomeye cyangwa kubaho neza. Kandi uko ukura, ikibabaje ni uko bikubabaza kuba udashobora kuvugisha abakobwa cyangwa utabizi, bikagutera n'isoni. Hari filime yitwa Umugabo ufite imyaka 40 w'imanzi. Claude nawe natagira icyo ahindura niko azaba. Ikibabaje ni uko Claude atagira isoni iyo arimo aravugisha abakobwa batari beza. Ko umukobwa aba mwiza nibwo Claude agira amasoni cyangwa abatinya, ndetse iyo bimushobokeye arabahunga. Niba nawe umeze nka Claude, wahinduka ukabona wa bahungu bari cool cyangwa barenze mu kigo, ndetse byaba vuba nawe bikagutungura. Urebye mu buzima, ubwoba buzana ubwoba bwinshi, ndetse icyizere kikazana kwizera cyane. Mu yandi magambo, niba utari gutsinda uri gutsindwa. Urebye aba bahungu bakurura abakobwa barenze, nta mbaraga zihambaye bafite, nubwo ariko byakugaragaye. Ndetse ikintu cyonyine kibatandukanya nawe, niba utari ubizi, ni ubumenyere cyangwa kumenyera. So Claude yamaze igihe kirekire atavugana n'abakobwa, ndetse no kubitekerezaho byonyine bimutera ubwoba. Ndetse bimwe byatewe n'igihe yigeze kubwira umukobwa ku ishuri yuko ashaka kubasohokana imbere y'inshuti ziwe, akamukatira akamubwira ati oya. Kubera yumvishe asebye, ibi byahise bimutera ubwoba bw'igihe kirekire na n'ubu, ku buryo kubitinyuka bigoye. Ndetse uko wiruka uhunga ubwoba, ni nako ukomeza gukubana bwinshi. Ndetse n'abahungu barenze, ibi ngibi byababayeho mbere. Aho kugira ngo bahindure bwa bwoba ikintu cyo gutinya abakobwa, ahubwo barongeye baragerageza. Ndetse nyuma na nyuma baje kumenyera mu kuganira n'abakobwa, ku buryo batanabitekerezaho. Uko abahungu barenze bavugana n'abakobwa cyangwa baganira n'abakobwa, ni nabwo baba abantu barenze. Ndetse uko Claude akomeza kugenda cyangwa ahunga abakobwa, ni nako bimunanira cyangwa ntashobore kubegera. Nk'abasore twubaha cyangwa tukarebera ku bahungu bazi kuvugisha cyangwa barenze mu kuvugisha abakobwa, banabakurura. So uko uba umuntu urenze mu kuvugisha abakobwa, ni nako abandi basore bakubaha. Claude natinyuka agatangira kuvugisha abakobwa, bazasanga atari n'ibintu byari birenze cyangwa bikomeye. Rero iyo uhanganye n'ubwoba bwawe, ni nako burekera gukura, ahubwo ukagenda utinyuka buhoro buhoro uba n'umuntu urenze. Abasore benshi iyo bamaze kubikora gakeya bagira bakabireka, ariko kugira ngo ugire confidence ndetse no kureka amasoni, ni ukwataka cyangwa ugahangana n'ubwoba bwawe, ibindi birizana. So tangira ugerageza kuvugisha abakobwa, then uzambwira icyavuyemo. Murakoze, nawe utaha.